Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kristo bavandimwe, ni mucyo twanga ibyaha byacu kugira ngo ushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemere mbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, kuko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, no mu byo nirengagije gutunganya. Kuko nacumuye rwose, nicyo gituma niginga Mariya Mutagatifu muri iki iteka, n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, urunsabe kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Yezu Kristu, wewe wadusigiye urwibutso rw'ububabare bwawe mu isakamento ry'agatangaza, turakwinginze uduhe kuha amabere matagatifu y'umubiri n'amaraso byawe, bitume twiyumva mu budahwema imbuto dukesha ubucunguzi bwawe. Ubana n'Imana Data mugategekana ubumwe bwa Roho Mutagatifu,
uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Isomo ryo mu gitabo cy'ivugururamategeko. Musa yabwiye imbaga y'Abayisiraheli ati uzajye wibuka urugendo rurerure Uhoraho Imana yawe yagukoresheje mu butayu mu myaka 40 yose, kugira ngo agucishe bugufi, bityo akugerageze amenye ikiri mu mutima wawe, kandi amenye niba uzakurikiza amategeko ye cyangwa niba utazayakurikiza. Yagucishije bugufi, atuma wicwa n'inzara, maze akugaburira manu wari utazi n'abasokuruza bawe batigeze bamenya. Ibyo ari ukugira ngo akumenyeshe ko umuntu adatungwa n'umugati gusa, ko ahubwo atungwa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Uhoraho. Uramenye ntuzibagirwe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara. Niwe wakunyujije muri bwa butayu bunini kandi buteye ubwoba, butuwe n'inzoka zifite ubumara butwika na za manyenga, bukaba igihugu kigwengeye kitagira amazi. Niwe wagukuriye amazi mu rutare rukomeye. Muri ubwo butayu niwe wakugaburiye manu abasokuruza bawe batigeze bamenya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimire Imana. Yerusalemu, Yerusalemu, himbaza Nyagasani. Yerusalemu, Yerusalemu, himbaza Nyagasani. Yerusalemu amazu Uhoraho, Uhoraho, Siyoni singiza Imana yawe, kuko yakajije ibindizo by'amarembo yawe, agaha umugisha abana bawe bagutuyemo. Yerusalemu, Yerusalemu, himbaza Nyagasani. Ya kabiri, isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, mbese inkongoro y'umugisha tunyweraho dushimira Imana si ugusangira amaraso ya Kristo, n'umugati tumanyurira hamwe si ugusangira umubiri wa Kristo. Kubera uwo mugati umwe, nubwo twenshi turi benshi tugize umubiri umwe, kuko twese nyine duhujwe n'umugati umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimire Imana. Alleluia, 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 Alleluia. Nimusingize Imana, muvuze impundu, nimwishime, mukome mu mashyi. Usumba byose akwiriye kuririmbwa n'amajwi meza mukuza. Tumurane neze, tumuririmbire ibyishongoro, kuko urukundo agira rurahebuje.
Alleluia, 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 Alleluia. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Abikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yezu amaze kugaburira imbaga imigati 5 n'amafi 2, aravuga ati, ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Urya uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo. Nibwo Abayahudi batangiye kujya impaka ubwabo bati, ashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe? Yezu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko, n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye angumamo, nanjye nkamugumamo. Mbese nk'uko Data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa Data, bityo undya nawe azabaho ku bwanjye. Nguyu umugati wamanutse mu ijuru, si nk'uwo basokuruza banyu bariye bakarenga bagapfa. Urya uyu mugati azabaho iteka. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Muragasingizwa Kristu. Amaso yanjye nyahanze impinga y'imisozi, ubuvunyi bwanjye buturuka kuri Uhoraho. Umurinzi wawe ntasinziriye, ntanahunyiza, ahora akurengera mu rugendo. Ntuzicwa n'izuba ry'amanywa. Uhoraho arakurinda, azakurinda ikibi cyose, anakurindire amagara yawe. Aya ni amagambo ya Zaburi 120. Ni umuririmbyi wa Zaburi igihe ari mu bigeragezo, wakomeje kurangwa no kwizera, yizera Imana, yanga guheranwa no kwiheba. Bavandimwe, uyu munsi turahimbaza umunsi mukuru w'isakramento ritagatifu. Turahimbaza Yezu ubana natwe, Yezu watwihaye mu isakramento y'Ukaristiya, akaba icyarimwe ifunguro
n'inshuti tubana. Ijambo ry'Imana tumaze kumva ryatweretse Imana yacu, rukundo ruduhora hafi, rukadutabara bwangu aho rukomeye. Nk'uko mubizi, igihe umuryango wa Isiraheli wavaga mu gucakara mu Misiri ujya mu gihugu cy'isezerano, wakoze urugendo rurerure rw'imyaka 40 yose mu butayu bunini kandi buteye ubwoba, butayu butuwe n'inyamaswa z'inkazi, inzoka zifite umara utwika na za manyenga, nta mazi, ntacyo kurya. Isomo rya mbere ryatubwiye impamvu Uhoraho yemeye ko biba bityo. Uhoraho yashakaga kucisha bugufi kugira ngo amenye ikiri mu mutima wawe. Koko rero intwari igaragara aho rukomeye. Munyemerere ngaruke kuri ibi bishuko bibiri tugwamo iyo duhuye n'ibigeragezo bikomeye bidutera gucumura. Icyambere, ishuko cyambere gikomeye ni ukwibagirwa Imana n'isezerano ryayo, ukibumbira ibigirwamana. Ibyo turabibona muri iyi si yacu, muri ibihe turimo. Igihe Musa agiye ku musozi wa Sinayi guhura n'Uhoraho, imbaga ikabona ko Musa atinze kumanuka ku musozi, batazi ko byamugendekeye, bafashe impeta za zahabu z'abagore, abahungu n'abakobwa babo, barazishongesha, bazicuramo ishusho y'ikimasa, bapfukama imbere yacyo, batura ibitambo bitwikwa, bazana n'igitambo cy'ubuhoro, barabyina karava bavuga ngo dore Imana zadukuye mu Misiri. Uko ni kwa kwibagirwa, kwibagirwa vuba bituganisha mu gucumura bikomeye. Bavandimwe, muri iyi si yacu, muri ibi bihe turimo, abantu twimuye Imana, twimika ibigirwamana bifite amazina menshi, twimitse bintu, twimika ifaranga, twimika ubukire, amaraha n'ubutegetsi. Ibi byahaye urwaho ingeso mbi zitabarika, harimo nk'ubujura, harimo ubusambanyi, ubuhemu bw'amoko yose. Abantu bahemuka mu bikomeye, inda yamize umutima, ubupfu bumira ubupfura. Igishuko cya kabiri ni ukwiheba, bikavamo kwijurutira Imana n'abayo. Abayisiraheli bamaze iminsi mu butayu batabona amazi, n'ayo basanze imara badashobora kuyanywa kuko yaruraga,
bitotombeye gusa kuko watuvanye mu Misiri ni ukugira ngo utwicishe inyota hamwe n'abana bacu n'amatungo yacu. Aha iyo tugeze mu kwitotomba, umuntu yasubiza amaso inyuma akareba uburyo muri ibi bihe bikomeye turimo twijujuta, yewe no kuri mugoroba umuntu asubira amaso akavuga ati twijujutaga muri iki gitondo ukuntu twazinze twijujuta, byaba buri muntu ku giti cye yiherereye cyangwa se mu matsinda. Ni icyo gihe rero umuryango wijujutaga wijutira Uhoraho na Musa, nibwo Uhoraho yatabaye Musa amubwira gukubita ya nkoni ye urutare kugira ngo rutobokemo amazi. Aho niho Uhoraho yagaragaje urukundo rwe ruhebuje, abatunguza kubagaburira manu batari bazi, batarigeze babona, bakurira amazi mu rutare rukomeye. Icyo ni igitangaza cy'urukundo rw'Imana. Urwo rukundo Imana itahwemye kugaragariza umuryango wayo mu bihe bikomeye rwabaye agatangaza igihe Yezu ahaye abe bari mu rugendo rugana mu ijuru umugati utanga ubugingo. Urwo rukundo bavandimwe nirwo rutubeshejeho n'urugendo rwa hano ku isi. Yezu ati urya umubiri wanjye akabona amaraso yanjye agira ubuzima bw'iteka kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Twabyumvise tubisanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 54. Yesu niwe mugati muzima wamanutse mu ijuru, buryo uwo mugati azabaho iteka, azazuka ku munsi w'imperuka. Kuba Yesu ari kumwe natwe rero ubuziraherezo biradukomeza mu buzima turimo, mu butumwa turimo, mu bigeragezo duhura nabyo bwa buri munsi. Yesu mu isakamento y'Ukaristiya niwe abarushye n'abaremerewe twese tugana tukaruhuka. Ukaristiya ni isakamento y'urukundo, gusangira umubiri umwe bikaba igihango cy'ubuvandimwe. Pawulo Mutagatifu nk'uko mwabyumvise mu isomo rya 2 n'ugira ati kubera uwo mugati umwe nubwo twebwe turi benshi tugize umubiri umwe, kuko twese nyine duhujwe n'umugati umwe. Bavandimwe, uyu munsi dushimangira agaciro k'Ukaristiya na misa mu buzima no mu rugendo rw'umukristo agana ijuru. Ndazirikana aya mezi 3 ashize mutumva misa, usibye kuri televiziyo na radiyo nk'uku nguku. Amezi 3 mudahabwa isakamento y'Ukaristiya kimwe n'andi masakramento uko mwari mubimenyereye. Ndazirikana kandi gahunda twari dufite z'ikenerabushyo, harimo n'ikoraniro ry'Ukaristiya rwo rwa diyosezi twari twarateganyije uyu munsi nyine. Byose byakomwe mu nkokora n'icyorezo cya coronavirus n'ingaruka zacyo zitabarika. Inzara n'inyota mufitiye Imana n'ibyayo
umuntu yabigereranya n'igihe umuryango w'Imana wari mu butayu ukabura amazi n'ibyo kurya. Bavandimwe, nubwo tudahura nk'uko bimenyerewe, duhora twunze ubumwe mu isengesho muvuga muri mu ngo zanyu, kandi abasaserdoti banyu mu misa dutura buri munsi mu ngo zacu tuba tunze ubumwe tubasabira. Icyifuzo cyanyu ko kiliziya zafungurwa abantu bagasenga, ko kiliziya zafungurwa abantu bagahabwa amasakramentu, hubahirizwa ingamba zose ziteganywa mu rwego rwo kwirinda kwandura cyangwa kwanduzanya coronavirusi kirumvikana. Dutegereje twizeye ko inzego zishinzwe kudufasha zizafata icyemezo gikwiye mu gihe gikwiye, hashingiwe ku isesengura ry'inzego zishinzwe ubuzima ku bijyanye n'uko icyo cyorezo cyifashe mu gihugu. Hagati aho dukomeje gutakambira Imana turangwa n'ukwizera, twizera ko Imana idashobora kuduterana na rimwe. Bavandimwe, mwikomeze mu butwari, mwoye gucogora kukwemera, mwoye gucogora kukwizera n'urukundo. Amaso yacu dukomeze kuyahanga Imana, dusenge tutarambirwa kugeza igihe izatugirira impuhwe. Bavandimwe, kuri uyu munsi mukuru cyane muri kiliziya twari tumenyereye gutambagiza isakaramentu ntagatifu mu isengesho, mu ndirimbo, abana bacu babukereye batera indabo, tugaragariza Yezu uri mu isakaramentu ry'Ukaristiya icyubahiro n'urukundo tumufitiye, dutambagiza Yezu tumwereka iwacu aho dutuye. Ndabasaba ko mu mwanya, mu gihe cyo gusoza, twaza gufatanya mu gihe gikwiye mu gushengerera ku mutima isakaramentu ry'Ukaristiya. Dushengere Yesu mu isakaramentu y'Ukaristiya, tumutura amasengesho yacu, tumutura ibyo dufite ku mutima, dusabira isi, dusabira kiliziya muri ibihe bikomeye by'ubuzima bwayo n'ubutumwa bwayo, dusabira abantu bose ngo bakundire Yezu umwami w'urukundo n'amahoro, aze aganze iwacu. Dusabe Imana kugira ngo idukize iki cyorezo n'ibindi byago byose byugarije isi muri ibi bihe. Ndabifuriza mwese umunsi mwiza n'ububasha bwose, ugirira muri mwe ibyiza bisumba kure cyane ibyo twasaba ndetse n'ibyo twakwibwira, naherwe ikuzo muri kiliziya no muri Kristo Yezu, uko amasekuruza n'ibihe bigenda bisimburana iteka. Amen. Ndemera ko Imana ari imwe, ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitabo
wacu n'umwe, umwana w'ikinege w'Imana. Mbere ya byose Data yarasanzwe amubyaye, n'Imana yavuye ku Mana, n'urumuri rwavuye ku rundi. Mana y'ukuri yavuye ku Mana y'ukuri, yarabyawe n'iyaremwe, asangiye kamere na Data. Niwe wahaye byose kubaho, icyatumye amanuka mu ijuru, nitwebwe abantu, no kugira ngo dukire. Yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, n'ukwa umuntu. Abambwe ku musaraba, ari twagirira, ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, niho yapfuye maze arahambwa. Nuko ku munsi wa gatatu arazuka, nuko byari byaranditswe. Nuko azamukira mu ijuru, yicaye iburyo bwa Data, kandi azagaruka gucira imanza abazaba bakiriho n'abazaba barapfuye. Ingoma izahoraho iteka. Roho Mutagatifu n'Imana, niwe utanga ubuzima, aturuka kuri Data no kuri Mwana. Arasengwa, arasingizwa, hamwe na Data na Mwana. Niwe wabwirije abahanuzi ibyo wavuze. Kiliziya ni imwe itunganye Gatolika, kandi ishingiye ku ntumwa. Batisimu ni imwe ikiza abantu ibyaha, ntegereje izuka ry'abapfuye no kubaho k'ubugingo buzaza. Bavandimwe, mu kwibuka urupfu n'izuka bya Kristo, dutura Imana amasengesho yacu, twizeye gusoroma imbuto z'ubucunguzi. Uhoraho, twereke impuhwe zawe, kandi uduhe umukiro wawe. Uhoraho, twereke impuhwe zawe, kandi uduhe umukiro wawe.
Kristo wawe uyikomeze mu Ukaristiya ijye mbere mu rukundo. Uhoraho twereke impuhwe zawe kandi uduhe umukiro wawe. Nyir'ububasha na nyir'urukundo, turagusaba uduhe kumva urukundo dukunda, dukomezwe no kumva ko ubana natwe igihe cyose muri Ukaristiya ntagatifu, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Dukunda akira y'amaturo dukesha ibyiza waduhaye, yatagatifuza kurogeye mubyeyi. Akira uyakire nawe. Urangwa n'urutongiro, tuzagushima tugusingize ineza yawe idashira. Ubonyuzwe na Kristu gitambo, akira y'amaturo wakunyure. Dukunda akira y'amaturo dukesha ibyiza waduhaye, yatagatifuza kurogeye mubyeyi. Akira uyakire nawe. Isunze impuhwe zawe ugire ibambe ryakire, umugisha ibiganza byawe tugukorere bikwiye. Kuko wanyuzwe na Kristu gitambo, akira amaturo akunyure. Dukunda akira y'amaturo dukesha ibyiza waduhaye, yatagatifuza kurogeye mubyeyi. Akira uyakire nawe. Bavandimwe, nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye nacyo cyanyu kinywe Imana Data ushobora byose. Nyagasani yakira igitambo muhereje kugira ibisingizo n'ikuzo, kandi gifitiye akamaro kinagirira na kize yose ntagatifu. Nyagasani Mana yacu turakwinginze, gira impuhwe maze uhe Kiliziya yawe ingabire y'ubumwe n'iy'amahoro, bigenurwa n'aya maturo tuguhereje, kubwa Kristo umwami wacu. Amen. Nyagasani Yesu nabane namwe, nawe kandi muhorane. imitima yanyu nihugukire iby'ijuru, tuyerekeje kuri Nyagasani. dushimire Nyagasani Imana yacu.
birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka, kubwa Kristo umwami wacu. Igihe asangiye intumwa ze bwa nyuma, yashatse ku rwibutso agatangaza abantu bakesha umusaraba we, ruzakorwa igihe cyose. Maze rero dawe, umwana wawe nta mutagira inenge, akwitura igitambo kikunogeye kandi kigusingiza ku buryo bukwiye. Iryo banga ry'agatangaza niryo utungisha abayoboke bawe, rikabatagatifuza. Maze bene muntu uko basangiye gutura ku isi imwe, bagasangira n'ukwemera kumwe kuba murikira, kandi bakarangwa n'urukundo rumwe rubahuriza hamwe. Niyo mpamvu tunezezwa no gusangirira ku meza matagatifu, iryo sakaramentu ry'agatangaza, kugira ngo nitumara gusendeza ingabire zawe zineza umutima, zidutaka ubutungane buduha gusa n'ab'ijuru. Nicyo gitumye ibiremwa byose byo mu ijuru no munsi bikuramya bikuririmbira indirimbo nshya, kandi natwe twifatanya n'abamarayika bawe bose duhanikira icyarimwe icyo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: Nyir'ubutagatifu, 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 ni wowe Nyagasani Mana, umutegetsi w'ingabo, ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe. Habwa impundu mw'ijuru. koko rigira ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None kandi imbere yawe twifatanya na Kiliziya yose kuri umunsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutseho akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None mubyeyi wacu turagusaba tumwisunze, usakaze roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugaruza abari no kuvuga ubushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Amaze kubigenza arangije kurya, afata inkongoro, none arashimira, nuko ahereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munywe mwese,
iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahora iteka, agiye kumerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora urwibutso rwanjye. Hahirwa batumiwe ku meza Nyagasani, dore ntama w'Imana dore ukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani, simbuye kwakuja mu mutima wanjye, ariko ujambo gusa ubone gukira. Mwa Kristo ubushobozi bwo kwiteka. Amen. Dusabe. Nyagasani, turakwinginze uduhe guhora tunyurwa no gutunga kamere Mana yawe, aribyo bigenurwa n'iri sangira ry'umubiri n'amaraso byawe bitagatifu, ubaho ugategeka iteka ryose. Amen. Bakristu bavandimwe, bararikiye gufatanya mu gushengerera Yezu Kristo mu isakamento ritagatifu y'Ukaristiya kuri uyu munsi mukuru, akanya gato mbere y'uko dusoza iri koraniro rihiye. Akira umutima wanjye, umubiri wanjye, n'ugushaka kwanjye, mbese ibiri yanjye byose ndabigutuye, ahasigaye bitungirwe nawe. Amen. Yezu mwiza, wazanywe munsi no guhesha abantu bose ingabire zawe, iminsi yose hora hafi yacu mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, kugira ngo abaguhabwa bakomereshe ingabire zawe, nuko imitima yabo ibone ikiyitunga n'ikiyikiza.
mutima wa Yezu udukunda rwose, turakwambaza tworoheje. Ohereza roho wawe atwumvishe neza Ukaristiya ntagatifu. Yezu mwiza, muri iki gihe imbaga y'abakristo itaguhabwa uko byari bisanzwe, ndetse ntibashe no kugushengerera uko bikwiye, turakwinginze ngo uze ugumane natwe, uture mu mitima yacu, uture mu ngo zacu, mu bacu bose, kandi twese utwigishe ko ari wowe Mukiza wacu. Yezu mwiza, abaguteshejwe n'ibyaha turakwinginze ngo bahe kwicuza maze bakugarukire, nawe kandi bakomorere za ngabire zawe icyaha cyari cyarabatesheje, maze ababeshejweho n'ingabire zawe bajye bakunda kuguhabwa muri Ukaristiya ntagatifu iminsi yose uko babishoboye. Kandi Yezu mwiza, udufashe maze wigizeyo ibitubuza byose kuguhabwa, tuzanezerezwe no kuza iwawe tugushengerera tuguhabwa, dutura igitambo cy'Ukaristiya mu ngoro yawe. Nuko Ukaristiya yawe itubere impamba muri uru rugendo, kandi dukize ibyaha byose, iturinde muri ubu buzima, nuko tuzishimane nawe iteka mu ijuru. Turakwinginze kugira ngo abantu bose bakuzi n'abatarakumenya bose bahishurire ko ari we Mukiza wabo, maze twese twibanire nawe mu ngoma yawe idashira. Turabigusabye we Yezu Kristo umwana w'Imana nzima, ubana n'Imana Data mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Ukwemera kunjye kuturangiriza ibinanirwa n'ubujiji bwacu. Data na Mwana nibasingizwe, nibashime, nibogezwe hose, nibatinywe bayobokwe, nubakomokaho nasingizwe nawe nabo bombi. Waduhaye umugati wo mu ijuru, ufite uburyohe bwose. dusabe. Nyagasani Yezu Kristo, wewe wadusigiye urwibutso rw'ububabare bwawe mu isakaro ry'agatangaza, turakwinginze uduhe kuhamabera amatagatifu mu n'amaraso byawe, bitume twiyumva mu budahwema dukesha ubucunguzi bwawe. Ubana n'Imana Data mugatekana mu bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe biba bisimburana iteka. Amen.
ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nihasingizwe Imana, nihasingizwe Imana, nihasingizwe izina ryayo ritagatifu, nihasingizwe izina ryayo ritagatifu, nihasingizwe Yezu Kristu, Imana rwose n'umuntu rwose, nihasingizwe Yezu Kristu, Imana rwose n'umuntu rwose, nihasingizwe izina rya Yezu, nihasingizwe izina rya Yezu, nihasingizwe umutima we mutagatifu, nihasingizwe umutima we mutagatifu, nihasingizwe amaraso ye matagatifu rwose, nihasingizwe amaraso ye matagatifu rwose, nihasingizwe Yezu Kristu mu isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya, nihasingizwe Yezu Kristu mu isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya.